Umuhanzi The Ben aherutse kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga ubwo yatwaraga ikinyabiziga nta sentire yambaye, yagendaga aririmba bigaragara ko yari ari kwamamaza indirimbo My Name yakoranye na Kivumbi. Ibi ngibi rero byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abantu babimenyesha polisi y'u Rwanda. The Ben yamaze gutangaza ko yitabye polisi y'u Rwanda ndetse aranabihanirwa. Ngo wahe ikaze kuri admount.new, aha ngaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyashishikanye ku mbuga nkoranyambaga. Ngo wahe ikaze. Yes, ndongeye ndagusuje cyane kandi nkwifurije kumererwa neza impande zose uherereyemo, waba uri mu Rwanda hanze yarwo. Ni ukuri nkwifurije amahoro y'Imana akomeze abane nawe umunsi ku wundi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ntugende udakanze kuri subscribe, hanyuma ufungure n'akazogera kugira ngo tujye dukomeza tubane amakuru ya entertainment ndetse n'ibyareshishikana kuri iyi mihanda byo tugenda tuganira umunsi ku wundi. Byaba byiza cyane rero wiyongereye mu banyamuryango dusanzwe dufite, dore ko kwinjira mu muryango wacu nta kindi bisaba no gukanda kuri subscribe. Ndashimira cyane n'abantu bakomeza kubana nanjye umunsi ku wundi, nibyo duhora twiganirira cyane. Umuhanzi The Ben mu minsi ishize aherutse kurikoroza cyane ku mbuga nkoranyambaga rwose ubwo yatwaraga ikinyabiziga ari mu muhanda, ndetse binagaragara ko atwaye nyine hari izindi modoka ziri kugenda zimucaho hirya no hino ku mpande. Byagaragara rwose ko ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero byatumye hari umwe ku mbuga nkoranyambaga waje ku rubuga rwa X arangije agira icyo abivugaho ndetse anabibaza polisi y'u Rwanda. Yagize ati: Breaking news, u Rwanda rwacu ntawuba hejuru y'amategeko kandi ntabwo tugira umuco wo kudahana. Bwana polisi y'u Rwanda, uyu yitwa Mugisha Benjamin The Ben, atwaye ikinyabiziga atambaye umukandara ndetse ari gukora amakosa akomeye mu gihe atwaye ikinyabiziga. Mudufasha hanwe. Arangije rero ahita ashyiraho video munsi yerekana The Ben ubwo yagendaga rwose mu modoka, bigaragara ko yari ayitwaye ariko atambaye sentire. Mu kanya gato cyane, nta masaha menshi yashize, polisi y'u Rwanda yahise isubiza uyu nguyu wari utanze amakuru, iramubwira ati murakoze ku makuru muduhaye, tugiye kubikurikirana. Nibyo koko bahise babikurikirana. Bwarakeye The Ben ahita yitaba kuri polisi, hanyuma arabihanirwa, acibwa amande y'ibihumbi 10. Nubwo baca amande y'ibihumbi 10, ikibazo si amafaranga, ahubwo ikibazo buriya ni uko utwaye ikinyabiziga ukaba ushobora kuba noneho uri nk'umusitari kuriya, abantu benshi bashobora kuba bakubona, hanyuma nabo bakagenda bakwigana, bagerageza kwigana, hakaba impanuka zigiye zitandukanye zigenda ziba hirya no hino. Niyo mpamvu ntago ugomba gukora amakosa wishingikirije icyo uri cyo. Hanyuma The Ben rero amaze kwitaba kuri polisi, yaje nawe agira ubutumwa ageza ku bafana be, ubwo yagize ati: Nshuti bavandimwe bafana, ndabasuhuje. Ejo bundi mwabonye amashusho yanjye namamaza indirimbo yanjye Say My Name nakoranye na Kivumbi King. Nari mu modoka ntambaye umukandara, ikizira mu mategeko n'amabwiriza agenga abatwaye ikinyabiziga uko tuyahabwa na polisi y'igihugu cyacu. Arangije arongera ati: nitabye polisi yacu kandi nabihaniwe. Mbasabye imbabazi mwese ko bitazasubira ukundi, ndetse no kwitwararika singwe mu makosa igihe cyose ndi mu muhanda. Mbonereho mbashishikarize mwese kubaha amategeko n'amabwiriza agenga abakoresha umuhanda. Twese tuyubahe, tugereye amahoro nk'uko polisi yacu idahwema kubidukangurira. Murakoze. The Ben. Ngayo nguko rero ni ubutumwa bwiza The Ben yagezaga ku bakunzi be n'abafana be muri rusange, kugira ngo bakomeze birinde, by'umwihariko abatwara ibinyabiziga nabo batazagwa mu makosa nk'ayo yaguyemo, cyangwa se nabo bagakora n'andi makosa agiye atandukanye akorerwa mu muhanda. Ibi ngibi rero abantu bagiye babigarukaho bavuga bati rwose uyu muntu watanze The Ben ntago ari sawa, ariko ibi ngibi nibyo biba bikwiye no kuturanga, ni indangagaciro, kugira ngo ube ijisho rya mugenzi wawe n'undi umuntu wari wese utazagwa mu ikosa ubutaha yishingikirije ko n'undi yabikoze. Rero ibintu nk'ibi ngibi biba bikwiye kubaho, ndetse bigomba kubaho na cyane, kugira ngo buri wese akuremo isomo, ndetse binagaragare ko nta muntu uri hejuru y'undi, nta n'umuntu uri hejuru y'amategeko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dukomeze rero twitwararike ndetse tugereyo amahoro. Uyu muhanzi The Ben mu kwezi kwa kabiri Gashyantare nyine, The Ben afite ibitaramo bigiye bitandukanye bizabera muri Canada, nk'uko rero amaze iminsi abisaba abantu baherereye muri Canada ko guhera rwose mu kwezi kwa kabiri, ni ukwezi kwa kabiri guhera ku itariki 14 kugera kuri 21 azaba ari gukorera ibitaramo rwose muri Canada. Urumva ko azaba ari ibintu byiza cyane mu mijyi itandukanye. Niba uherereyo nawe ntuzabure The Ben, niba umukunda uzaze kabisa abataramire cyane, dore ko afite indirimbo nziza, haba mu zo wabonye dore ko hari n'izitarasohoka zikiri kuri album nyine ariko zitarajya hanze. Zose rero yiteguye kuzaza akazibabyinira. Ngayo nguko rero ni amakuru ari gucicikana hirya no hino kuri iyi mihanda. Ndumva ari ibyo ngibyo, nanjye reka duhurire mu bindi biganiro tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.